mama w'imizigo fata kumuzigo ndi mama w'imizigo. Umukobwa yitwa Nolinda Bella ati ndi mama w'imizigo fata kumuzigo. Kwanza ndagira ngo nze kuba namenya kwanza uyu muzigo yaririmbaga no muzigo umeze gute. Right now ndamufite mu kiganiro Before the Live guturuka i Kigali, anaitwa Nolinda Bella. Nolinda, wabari kutwumva neza? Yego cyane. Okay, neza cyane. Tuguha ikaze mu kiganiro Before the Live, ikiganiro cya Radio Icyizere mu karere ka Huye. Murakoze cyane. Okay, uri kwiyumva gute right now ko ugiye kuganiriza abanyehuye n'abanyarwanda muri rusange? Ndishimye cyane. Okay, byiza cyane. Anyway, hanyuma nagira ngo noneho utangire wibwira noneho nk'ukumvise bwa mbere kugira ngo abashe kuba yagusobanukirwa neza Nolinda. Nituvuga Nolinda Bella tujye twumva umuntu umeze gute muri rusange. Fata kumuzigo ndi mama w'imizigo agera muzigo ndi mama w'imizigo. Yes, Nolinda. Oh yeah. AKA mama w'imizigo, right? Yes. Okay, neza cyane. Hanyuma right now turi kumva indirimbo yawe wise umuzigo. Ndagira ngo twite tunikomozaho kuko ni indirimbo nabonye benshi uri kugenda bayigarukaho cyane bavuga bati no mukobwa ari kuzamuka neza yego muri no industry nyarwanda muri rusange. None ino ndirimbo tuzaniye turi kumva ari ibindi kwanza ndagira ngo duhere kuri no title y'iyi ndirimbo umuzigo. Kuri iki umuzigo? Umuzigo ni izina nahisemo nitonze. Okay. Ariko icyo nashakaga kuvuga iyo umuntu avuze umuzigo, okay, wumva ikintu ibyo ari byo byose kiremereye. Yego. Navugaga iyo ndirimbo rero nayo ubwayo ni umuzigo. Indirimbo nayo ubwayo ni umuzigo. Yes. Okay. Hanyuma hari amagambo wagiye ugarukaho uvuga uti ndi mama w'umuzigo ngwino nguhe umuzigo. Washatse kuvuga ino ndirimbo? Yes. Fata kumuzigo nyine yumve yifiringe nkuko nanjye wabonaga muri video ndi kubikora. Okay. Okay, neza cyane. Anyway, hanyuma ni indirimbo yakorewe hehe, yakorwa nande? Ni indirimbo yakozwe na Aizo, video yakozwe na Prime Production. Okay. Ya Aizo ni nawe wayanditse. Aizo ni nawe wayanditse? Yego. Okay, byagutwaye imbaraga zingana gute kugira ngo wenda uhuze na Aizo? Kubera ko nari nsanzwe muzi tunakorana kera ntaraza nkigerageza ntago byangoye cyane ariko ndamushimira kubw'imbaraga bishyizemo. Yeah man. Yes. Okay, byiza cyane. Hanyuma muri rusange kuri wowe bitewe n'ino ndirimbo uko yakiriwe, dore ko indirimbo navuga ko ikoze neza, by the way ni nziza cyane nanjye narayikunze. Mu by'ukuri aho igeze kano kanya niho watekerezaga ko ishobora kuba yagira? No, ntago ariho natekerezaga kuko aribwo nkiza. Ntago nari nzi ko birahita bifatiye intera ariko nari nyiteguyeho n'umusaruro mwiza. Okay. Byiza cyane. Usibye kuba Aizo yarakwandikiye indirimbo, ubundi Nolinda Bella we yawe afite ububasha bwo kwiyandikira? Yego cyane. Indirimbo yanjye ya mbere yitwa ufite ninjye wayanditse yose. Okay, neza cyane. Hanyuma iyi industry navuga ko ni industry irimo igitsina gore kikiri gikeya cyangwa se abakobwa muri rusange bacyaye bake muri no industry. Mu by'ukuri wowe ni yihe target ufite cyane cyane muri no industry y'umuziki muri rusange? Mfite intego yo gushyira ibuye kurindi aho abandi nyine bagejeje nkafatanya nabo. Icyo navuga ku bandi bakobwa bitinya bataraza muri industry kandi abanyarwandakazi bazi kuririmba cyane. Yeah man. Nababwira bakitinyuka bakaza tukabasha kuzamura umuziki nyarwanda. Okay. Yego. Hari abajya batinya ko iyo binjiye muri no industry y'umuziki sometime bajya bahura n'ibigeragezo, reka mbivuge gutyo, ugasanga wenda sometime bari kubasaba kuba habaho gahunda zo kuryamana n'aba producers, gahunda zo kuryamana sometime n'aba promoters. Icyo kintu kuri wowe urakivuga hiki?
njyewe kubera ko ibyo ngibyo sindahura nabyo ariko Okay. nanjye ndabyumva nk'uko bivuze hari n'igihe umuntu atinya ikintu atarahura nacyo Okay. akavuga ubwo nabyumvise babivuga sinazi Okay. nabasaba gutinyuka bakaza abantu benshi abanyamakuru aba producer basigaye barabigize umwuga n'abantu babikora bakora ikintu bizi Oh yeah. ntago rero ibyo bikirimo Okay, so nuvuga ngo Yes. abakobwa bitinyuke. yego batinyuke baze dukore umuziki nyarwanda u Rwanda ruradukeneye Neza cyane. Anyway, wizera ko hatabayeho umukobwa atarinze wenda gutanga umubiri we, wizera ko ashobora kuba yagira ku cyo yifuza kuba yageraho wenda cyane cyane muri no industry y'umuziki muri rusange? hejuru cyane. Wow, I like that. Neza cyane. Anyway, reka noneho tugaruke gato ku ndirimbo yawe. Ni indirimbo nziza, ni indirimbo inakunze, imeze neza uko yanditse, uko iririmbitse, movement za video fresh cyane. Video yakozwe nande? Video yakoze na timu nini yitwa nyine Prime Production. Okay. Yes. Byiza cyane. Hanyuma nyuma y'ino ndirimbo twitege ikindi gikorwa cya Nolinda ryari? Nabuze ngo ni mama w'imizigo, no kuvuga ngo mfite izindi hit nyinshi. Vuba cyane mugiye kumva indi hit. Oh yeah, byiza cyane. Anyway, umuntu yayisanga he wenda ino ndirimbo kubugiza amatsiko kuba yayibona? Yayisanga kuri channel yanjye Nolinda Bell. Okay. Akanakora subscribe akajya abasha kubona n'izindi mise nshyiraho direct. Neza cyane, neza cyane. Anyway, hanyuma wanabibutsa ni imbuga nkoranyambaga wenda ukoresha, then bajye banabasha kuba bakurikirana ibikorwa byawe umunsi ku munsi. Ikintu cya mbere mbanje gushimira Huye yose muri rusange n'itangazamakuru byose muri rusange, nawe wanyakiriye Professor Sante sana. Hanyuma nkoresha Nolinda Bell kuri Instagram, Yego, na Facebook, na Twitter ni Nolinda Bell. Okay. Na channel yanjye by'umwihariko Nolinda Bell. Nolinda Bell. Yes. Neza cyane. Anyway, wenda nyuma ya COVID ibitaramo byaragarutse, tukwitegure hano Huye cyane. Neza cyane. Anyway, Nolinda tugushimire cyane kuri iyo time yawe. Murakoze namwe ku mwanya wanyu. Yego, kandi tukwifurije success y'umuziki wawe. Murakoze cyane. Yeah man. Anaitwa Nolinda Bell. Reka nizere ko message yatambutse kandi neza. Indirimbo yise umuzigo, ongera ifiringa ho gatoya.